Abanyarwanda n'ubuhanga bwinshi bari bihariye mu migani barateruye bati ntagahora gahanze. Ibyo nibyo biri kuba ku ruganda kabuhariwe mu gukora amamodoka yaba manini n'amato rwa Nissan. Nissan imaze imyaka myinshi igera hafi ku 113 yarabaye ikimenya bose yewe mu nganda zikora amamodoka, ndetse Nissan ikaba yari mu nganda za mbere zakoze imodoka z'amashanyarazi, ariko nyamara ntibyakomeza kuyihira. Byagendekeye bite ku buryo yisanga bitari kera yewe umwaka utaha 2025 nk'uko abayobozi ba Nissan babitangaza ishobora gufunga imiryango? Ni irihe kosa bakoze ririmo amasomo menshi mu by'ubushabitsi bw'amafaranga ari byo business? Alphonse Muhire Munana duhe neza iby'inkuru. Nuguhanguka no kwisekura hasi ku butaka neza kwa rumwe mu nganda zamamaye cyane zikaba ubukombe mw'isi yose ubu bigarukwaho cyane. Nissan yagize umwanya ukomeye ku isoko mpuzamahanga ry'imodoka, uretse nazo kandi no kwamamaza kwayo kwanyuze benshi muri byinshi bitandukanye birimo na za filime nka Fast and Furious ndetse n'izindi, cyangwa nanone za console games, imikino myinshi ikinirwa kuri za televiziyo cyangwa za mudasobwa. Nissan yagaragaye hose no ku bikinisho by'abana no mu binyamakuru. Nyamara ubu ni uruganda ruri kuri life support rusa n'urucikwa n'ubuzima ubundi rugahuhuka burundu. N'ibintu byanashoboka neza ko Nissan umwaka utaha w'2025 itawurenze ikiriho. Ibyo nta nubwo ari abandi bajya kuneka uru ruganda cyangwa abanyamakuru babyitohoreza, n'ubuyobozi bukuru bw'uru ruganda ahubwo bubyitangariza ubwabo bati nta gihindutse. Nissan ni ikigo n'uruganda bidashobora kurenza andi mezi 12 uhereye ubu cyangwa 18 ari imbere bikiriho. Bizasaba abandi bashoramari benshi bazanamo amafaranga menshi cyane, nabo bigoye cyane ko baboneka. Bitagenda bityo Nissan gahomba ikarangira burundu, tugafunga imiryango. Imodoka zanditseho Nissan n'ibirango byazo zikaba zirangiriye aho, izaguzwa akaba arizo zisigaraho gusa, nta zindi zongeye gukorwa. Naho CEO wa Nissan, umuyobozi mukuru wayo Bwana Makoto Ushida, ati bihe bije uhereye n'ubu ariko biradukomereye cyane rwose, tugiye no kugabanya abakozi cyane, abagera mu 90,000 bose barasezererwa, naho twakomeza kuvana imishahara yabo. Abazasigara nabo izagabanywa cyane, bamwe kugeza no muri 1/2 cyose cy'imishahara bari basanzwe bahembwa. Uhereye no kuri njye ubwanjye nuko bizagenda, nabyo kandi bizagabanya nibura 20% by'umusaruro wacu ku isoko mpuzamahanga. Imodoka tuzaba tukibasha kuhageza nazo zizaba ari nke kuri icyo kigero. Ibyo byose avuga rero nabyo icyo byafashaho Nissan no kugabanya miliyaridi 2 na miliyoni 600 zonyine z'amadolari kuyisanzwe isohora mu kazi kayo ka buri munsi. Arumvikana nkaho ari menshi, ni nabyo, ariko akabigitonyanga gusa ku ruganda rutura nka Nissan iri guhomba, ayo ntabwo ariyo yayitabara namba. Ariko nanone bigeza habite ku ruganda rwari rusanzwe ari ubukombe buhambaye ku isoko mpuzamahanga ry'ibinyabiziga, habaye iki kibigejeje aha hose. Ahazaza ha Nissan rero haraba hahe, kandi bigasobanura iki nanone ku isoko mpuzamahanga ry'imodoka? Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra. Nissan ni uruganda rw'Abayapani rwashinzwe mu 1911. Imyaka 103 yose irihiritse, ndetse bigeze ubu ngubu ruri no ku mwanya wa 9 mu nganda nini zikora imodoka ku isi. Mu gihe kinini cyashize Nissan yayoboye isoko mu dushya twinshi n'ikoranabuhanga ryabaye iryahazaza mu mpitagihishize nabwo, ku buryo babaga bari imbere cyane y'ibigezweho byose ku bandi bo barabirenze kera. Ntiwamenya rero aho urubuto rw'isenyuka ryayo risa n'iryegereje rwavuye. Nissan yabaye ya mbere yakoze imodoka nyinshi z'amashanyarazi zagejejwe ku bwinshi ku isoko ahagana mu 2010 na modeli zabo nka Nissan Leaf yamamaye cyane, ndetse babasha no kwigarurira igice kinini cy'isoko no mu bindi bihugu by'ibikonyozi cyane nabyo mu gukora imodoka nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Nta kintu na kimwe cyonyine cyashobora guherwaho n'uwari we wese ngo abe yatekereza no mu nzozi ze ko Nissan yahomba, kuko byose bisa n'ibyagendaga neza. Byaje bite rero? Ni ibibazo bitatu bikomeye uru ruganda Nissan rwaje kugongana nabyo. Icyambere ni cy'imiyoborere yarwo. Mu myaka igera muri 18 yose Nissan yayoborwaga n'umugabo umwe, Bwana Carlos Ghosn, umunyabrazil n'umufaransa w'inkomoko muri Liban.
nyamara mu 2018 yaje gutabwa muri yombi mu Buyapani akurikiranyweho kunyereza no gukoresha nabi umutungo w'iki kigo Nissan yarayoboye mu gihe kirekire. Uko Abayapani ntibazuyaje baramucakiye baramufunga, ariko nawe aza kubaca muri humye neza nko muri film. Yihishe mu mizigo bamupakira mu makarito mu ndege yigira iwabo ku nkomoko muri Libani. Ageze ati ndabacitse basha, azagira noneho nsanga iwacu tumurasa amasasa ashyushye aryana cyane atumutwe. Aho rero ari amafaranga menshi yabahuguje ataravuzwe umubare kubera n'umutekano ubwayo w'iyi business yose nk'uruganda, cyangwa nanone inyandiko nyinshi z'amabanga y'imikorere y'uruganda. Byinshi muri ibyo ntawamenye irengero ryabyo. Nyuma bamusimbuye nabo bagurwa nabyo yarigendeye atyo, nta hererekanya bubasha na rimwe ribayeho, cyangwa nanone mu rubanza ngo be yagira ibyahaterwa kubasobanurira nta rwabayeho. Ubuyobozi cyangwa kubura byinshi ngo bube buhamye koko cyaba ikibazo gikomeye cyane kuri Nissan. Icya kabiri cyabaye umurengera w'amafaranga menshi cyane nanone bashoye ku ikoranabuhanga rishya, bagambiriye kwigarurira isoko ry'imodoka zikoresha amashanyarazi. Twabivuzeho nibo babimburiye abandi bose kugeza nyinshi muri izo ku isoko mpuzamahanga hagana mu 2010, ariko n'urugendo batabashije gukomezanya umuvuduko ngo isoko barigenzure koko, ahubwo haje Abashinwa, haza Tesla y'Abanyamerika barabanikira kure no muri ibyo byo gukora imodoka zikoresha amashanyarazi. Ikoranabuhanga babitangiranye naryo rirasaza, abandi babarengaho, kandi mu kwihuta cyane nabwo Nissan yabanje kubishyira ku kigero cyo hejuru cyane, barenga kuri ku ntego. Ntibakora imodoka zihagije za hybrid zakoresha byombi amashanyarazi na mazutu cyangwa essence icyarimwe, bahugira cyane ku z'amashanyarazi 100%. Ibyo byatumye hose mwese no mu burengerazuba bw'isi ubwaho basanga izo modoka za Nissan zitarimo hybrid zihenze cyane, batabasha kuzigondera ari benshi barazireka. Mwipiganwa ririho ku isoko ubu rero byatumye mu mwaka ushize Nissan igurisha imodoka 3,300,000 gusa mu isi yose. Kuri uwo mubare ubwo zagabanutseho 40% bigereranijwe n'izo bari basanzwe bagurisha mu myaka yabanje. Naho ku isoko ry'imari n'imigabane nabwo yabo iragwa cyane kugera kuri 47% by'agaciro yari isanganywe. Mu mibare nk'iyo rero muri rusange mu myaka 5 yonyine ishize Nissan yahombye miliyari 30 zose z'amadolari mu gaciro kayo mu gihe kitagera nibura no mu kinyacumi kimwe gusa cy'imyaka, no guhananuka gukomeye cyane mu mateka ya business nini mpuzamahanga. Ikibazo cy'ingutu cya gatatu kigejeje Nissan mu gihombo gishobora kuyitura hasi neza ikarangira nyuma y'imyaka irenga 100 yose bakora ibinyabiziga no gutakaza umufatanyabikorwa wabo w'ingenzi cyane, urundi ruganda rutura rw'imodoka Renault y'Abafaransa. Nubundi ubufatanye na Renault bwatabaye Nissan ntiyahomba nabwo mu 1999 ubwo byendaga kugerwaho. Icyo gihe bagura 43% by'imigabane yayo yose, ariko ubu noneho mu myaka 25 ishize Renault irimo iratandukana nabo yigendera basigare bonyine. Ibyo rero ni ibintu byashyize icyoho gihambaye cyane cy'imari muri Nissan, kuko Renault igomba kujyana ahwanye n'iyo migabane yayo yose, nta ni dolari na rimwe basigiye. Izo nirazo mpamvu eshatu zihambaye Nissan Rwanda nazo byayinanira umwaka utaha igafunga imiryango ihinduka kera habayeho icyuho kinini mu buyobozi bwayo, kunanirwa ipiganwa ku isoko mpuzamahanga ry'imodoka zigezweho z'amashanyarazi kandi ari nayo yaribanjeho ikarishingamo imizi neza kurusha abandi bose basigaye, nuko gutandukana n'umufatanyabikorwa wabo bari barambanye cyane Renault y'Abafaransa. Ahazaza ha Nissan nahahe rero igikomeye cyane muri ibi biri kuyitura hasi no kubona abandi noneho bayishoramo amafaranga menshi cyane rwose, bakaba bafatanyabikorwa bayo bashya baziba icyo cyuho gisizwe na Renault, bagafata nibura imigabane yegera cyane 1/2 cyose cy'agaciro kayo kugira ngo ikomeze nibura kuguma ku mwanya wa 9 iri ubu. Mu bashobora kurangura igice kinini cya Nissan rero bagarukwaho cyane noneho harimo bagenzi babo b'Abayapani Honda, banasanga mu bufatanye runaka ubwo bwakongerwa bushyirwa ku kindi kigero cyo hejuru baguramo imigabane myinshi. Gusa niyo babona abashoramo ako kayabo kose k'amafaranga bakeneye, nukurebwa isataburenge kwa Nissan ubikeneye kugurisha hafi cya kabiri cyayo cyose, byagenda nabi ikagurisha n'indi migabane kugeza noneho yose imizwe ikarangira burundu itakibaho. Noneho birasobanura iki ku isoko mpuzamahanga ry'imodoka, haba kuzikora no kuzicuruza? Icyambere kigaragara nuko inganda za kera cyane zirambye ziriho nk'iyi Nissan cyangwa Volkswagen nayo imaze imyaka igera hafi muri 90 ku isoko, ibyazo biri gusubirwamo byihuse cyane, imyanya yazo zisimburwaho n'inganda nshya nka Tesla y'ejo bundi mu 2008 cyangwa BYD yo mu 2005 cyangwa Rimac. Volkswagen nayo inyungu zayo zagabanutseho 60% yose, ubu bari gufunga imiryango y'inganda zabo 3 mu Budage. Abandi bakera bahananuka cyane ku isoko ubu ngubu ni Stellantis ikora za Jeep, Fiat na Citroen. Imodoka Stellantis bacuruzaga nabo zagabanutseho 20% zose ugereranije no mu mwaka ushize.
CEO wa Stellantis Carlos Tavares we yabonye bimukomeranye cyane ejo bundi ahitamo kwivanira make karenge arahunga aregura. Ubu rero nubwo ari Nissan igarukwaho cyane kuri kugwa ihomba by'ikigero gishobora gutuma irangira burundu, ariko ni kimwe n'izindi nganda nyinshi zimaze imyaka igera mu 100 no hafi aho cyangwa kuzamura, abo bari kugwa cyane basigwa n'umuvuduko w'ikoranabuhanga rigezweho. Ibigo bishya by'abasore bazikora ubu ari bo babasimbura ku isoko. Ubu rero ibigo biyoboye isoko mpuzamahanga ry'imodoka icyambere ni Tesla iza ku mwanya wa mbere, Toyota ikaba kabiri, BYD ku mwanya wa gatatu, hagakurikiraho Ferrari, kandi abo ubundi ntabwo babarwa mu bazicuruza ku bwinshi kuko bakora nke gusa z'abahirwe bake cyane nabo. Hanyuma hakaza noneho Mercedes Benz. Ubu rero n'umuyaga w'impinduka zikomeye cyane ku ruganda rwose rukora imodoka mwese, hakaza n'amabwiriza menshi ya za guverinoma z'ibihugu kuba zikora. Isoko naryo ryarahindutse cyane, n'abakiriya barahinduka, n'imodoka zikoranabuhanga ryinshi kugeza ku kwitwara ubwazo, abazirimo bakazibwira aho zerekeza gusa ubundi zigashogoshera bakazigumamo nabo bikorera ibindi. Akaba ari nayo mpamvu ibigo byinshi byazikoraga kera uhereye kuri iyi Nissan. Ahazaza habyo nta cyizere cyasigaye kitari ukuyongobezwa bimirwa n'ibigo bishya bishinganwe ikoranabuhanga ryose rigezweho rinakenewe cyane ku isoko rishya. Ku ikubitiro rero Nissan ni ishobora kuzimira bwangu vuba aha ngaha mu minsi itakiri myinshi iri imbere. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa kino ndakivuga nyuma. Ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa akagakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana amakuru yose kuri The Fixers ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingibi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga nyine, hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Nimuze tubane, turabakunda cyane. Bye.